mitsutsu. Mitsutsu. Cyakora ubona nzabona umutwe kuze ndagwamugara buri munsi. Nani kugeza amugozi wawe. Umugozi ukora siporo ngana ndebera uyu mugozi wawe wawuciye numushaka mubakorera ubundi ngo shiri wabaye iki ngo nde Jendi shiri wawe jewe sinumvishe ariko bagwamagara koko ubu sogiye kundenga Nashiri kari mugabo wanje ari mpamagara aho kari izina ryawe oya hajendi nyoko buja wawe okay ubwo ntabwo no kudasobanukirwa none se nyoko ngo wabaye iki ndagwara umutwe nze ndanakubwira ukuntu uzurampamagara Tumwe kuri nyoko buja ko ndi nyoko buja nyene bihinduranye inzu nyine umpindura umamagare mabuja none okay mabu Igo okay nangorana waje koza ibyombo ubuki waje koza ibyombo uri wahejeje koza ibyombo nabisoje kare mu gitondo mitanshushe n'amazi okay nangorana rero herabo ndakubare apari ibyo bintu byo kuzura vuga ngo ntiwumvise akarimi kawe sinakubije kuzura kagira nkuko kagira atanukunda shawe none utotuma ndanapfa mbere yuko ngwara umviriza ugiye gufata umuceri uri kuranyumva neza uzi ko wambaye ndahabudo kave ndagwaye rero kumtinatisha nawe umviriza ugiye guteka umuceri hama ufata ibiharage uri kuranyumva ubikarangisha amamesa bize byumutse sana amamesa buturayabasha kukumana nyagasana amamesa na boss mungu barayabasha nanjye uzi ko nyageze mukabunga hita ubuntu bw'ubutitira aho rero urabona tuwuzi dutekera ibintu ukunda wewe fata ibiharage ubikarangishe kano karimi nabwo nshaka kuzura kagira nkuko uri kurandaba nkuko fata umuceri ukarange mu mavuta y'amakoto hamucu ufata amamesa nayo ukarangishe ibiharage bize byumutse okay kuba udakunda amamesa nabwo bindaba kandi kindi ucushira ku meza ariko ujye uhaga kandi ujye ibiharage ujye ibiharage hama rero ibyo ndi buhereho kama ndagwaye shano ibyo ndi buhereho mabuje ibyo uza guhera ndakubariye kuza guteka umucamu gataka wavuze ibintu byinshi wavuze imboga wavuga ibishyimbo wavuga ibiharage sinzi ubundi buze kubijanura mbiriza namanya mfise gutongana nawe je ndagwaye ntabwo meze neza ugiye guhera ku biharage rero okay ngiye kwa muhangorane wowe mbere yuko uja kubyara ubanza ubishushe ukwanza ni waheza kubikara bitashira ku meza ucu bishira ku meza yego ndahita mbikora ushiye isahani imwe kurangiye kwa muganga none mabusha iravumbira iri ku meza ntanagure cyangwa ndireke oya rihanagure dufite abashitsi se oya nabashitsi dufise nene kuri umukozi mwiza ubona ibintu ntarabibona genda bikore meze nari kuraho wenda tugiye nko kuzagira abashitsi meze nari kuraho tugiye nko kuzagira abashitsi umva nangorane genda rero ibyo bintu pfupfunyura none kuvogera ugwaye inda cyo turabisanga unava kwa muganga urambona Sheri ngo hano nawe ngo hano Rega nakurindiriye ngo umurekeze. Kwaguki. Kuse. Ubu n'ibicurano bishaka ngo yikisoka muganga. Ari kushi. Ndagwaye rega nabwo meze neza ndiko ndagira ikintu kiki. Niyo mpamvu zonze kuzana ukara kapu kawe na telefone ngo rendire ngo nze nkume nyuma. Ndege ndiko ngira ikizunguzungu nushaka nze kuzungurirwa kubite mu bana. Shiri ngo umerekeze. Ntabwo nijana kwa muganga. Ndabyanse merekeza. Genda. Ndabyanse uramerekeza. Kwagira kimiteto. Nsimbere yako kwibebeza. Se kwibebeza wowe no kurwa biconza y'ibebeza. Ndiko ndazungurirwa. Nose kumerekeza. Swaji. Sawa meretse ibintu byanje byose na. Erega ntabwo nagurikiza. Nakunda kwanza. Ntabwo mu cyumba habaye. Gai polisi byo polisi bebe sibyo. Nurize sibyo polisi byo. Ngaho genda. Urambuwe nusanga ari kibazo
gikomeye bituma magana kibazo sibyo sawa kandi muganga uze kurya rero umukozi namubariye naza gutekera nsaba nawe gutama guteka amamesa ndakuzi nana amamesa yabara yakurusa nese namugate ko umuceri n'ibiharage ebiki mbanda naho kwasi naho ngiye kwa muganga okay ngaho genda sho nuga umaking sure kuva ibintu byose ubikoze sibyo sana ndakunda bizu be Mitsu ngwino sha Ites inkweto yanjye yabandutse kabisa nkayo kuyudodesha uyo usuna njye muri nambere inkweto ndodesha bagego uri umushyira ugomba no kuvuga ikaje ishaka yo ukayitinyihera ukagura n'izindi ahubwo se ariyo natekereje mfite ubukwe kuwa kane ubwo kuwa kane bwo cyangwa bahendiye iminsi ni wabimenye uyereka bamucayitirira ngo bagire uko bw'abandi bantu yego abamucayitirira nayo baba bameze nk'abarumbi nuko ahubwo natekerezaga ndavuga ati shaka gutuma urumva ugomba mpari urumva abo nkagenda nyuma yo guteka oya nushaka ugenda nonaha oya babuja yanyica harya wambwiye kare haba inkweto nziza inkweto nziza burazi turuka rusoma zigaca mu isoko rya Nyakarambe inkweto za mbere kuko ziba zavuye Tanzania bakaziduduwana zikaza mu isoko ry'i Nyakarambe Nyakarambe se wambwiye ngo amuzoza acuriza amuzoze ahubwo nihakorera yuko sinzi ibintu nakorera ndashaka n'ugenda ushakira inkweto nziza y'ingose kandi umuntu yambara kumva karashikamye kabisa wati tukayigura Kimisagara ni hafi ndashaka ahantu hari inkweto ikomeye yindi nyine ifite timba ku buryo nako wajyana mu bukwe nyine congo ariko nyine irimo ikintu yaba Nyakarambe urakoresha amasangahe twakoresha nk'amasaha 5 kuko urumva kugenda na 3 hamwe na 6 nta kibazo niho wakoresha umunsi wose gana kibazo kasita n'igihe gutumye ibyo kurya ndaza kubiteka ushira wanyenda kumita n'igi kibazo sibyo ubwo gahunda yo kurya nabahone ndabona amafaranga yo kurya na kibazo sibyo yego we humura ibintu byose regani tekiniki bishize muri tekiniki birumvikana kandi no ubonye mwise ko jya Nyakarambe ugende ushakisha amu zose umubwira ati agukubita inkweto nziza y'ingozi noneho acuruza amatimba oya acuruza amatimba nyine zibari caguwa nyine hari caguwa za congo nizo nshaka arazifite ariko ngiye kucyuja kugimaka ariko ne uramana imeze ndanyana namuhamaka nta kibazo noneho gusa urahita uca kwa nanira wongera uca no kwa eminyawe akumera amaraso akumera amaraso urashaka amaraso sate kuya bafite amaraso y'umutuku eme n'umucora acura amaraso uri abamaze kuzicora amaraso yazirangije ubwo ndahita mubwira ubwo biratwara ngahe katurebe 23 igihumbi nicyo uzagukoresha mu nzira igihumbi koko tujye tuvugisha ukuri nose ugiye kurarayo reka mfataho ibindi bibiri kuko urumva nta kibazo ntitujye mu maka nta kibazo fataho bibiri nta kibazo ugenda uryemo noneho ujye uzanira inkweto yanjye kandi utinde nushaka ibintu byo kwihuta ugende utuje nta kibazo ariko ubwo ngubwo urumva ndasha no mu rugo nubura n'imodoka ufata nta kibazo ushatse guca no mu rugo iwanyu ndasha no mu rugo usubize n'abandi bose bose ubwo ndabatuza bose hanyuma nari mfite ikibazo kiriya matera harimo igiheri ndaryamaganye kuma mu kintu ikinyungute none hari icyo twatonganye ejo bundi humura icyo twatonganye ejo bundi nizo nagemana w'inzoka urugiye ikibazo cyahagaze kirambwira ngo urongera ijoro ntabwo turi butumujyamo wewe humura ikibazo wewe genda umurebe ibintu cy'umurira indi matera pe mungurira indi matera ikibazo we ikasta ngutumye kandi ugatumika fresh serious humura reba hano ku kibuno ukuntu cyangize katurebe ukuntu cyangize ukuntu cyagera ikinini uziko ari cyari umugore wanjye ku kibuno nawe byo kagira ngo yambaye ikibuno ejo muri cyafashe imibakira y'ijwigiriza maze nuko mbikubwira ubu wewe humura ndabishakira umuti gaguruka
ubundi cyafashe inkoni genda turaza gupanga nyuma nta kibazo sibyo ntari n'ubu imodoka iriya zihuta ufate kwasiteri nta kibazo nta kibazo gutinda nta kibazo niba bakubwije sibyo sawa guruka sha sawa inzu nayisigaranye njyenyine pe halo Miki amakuru umeze ute ariko ahantu inama zahari none se ko ugeze heza uya nta kibazo ngwino riga mu rugo wisanzuye nta kibazo cyo gihari ihute kabisa ihute pe umunota ihute kabisa sawa ntutinde urumva halo sawa guruka sibaze ngorore ku munsi oh kabebe muzete sawa baba kuri mana ekaramereye cyabije nawe haremero uremeye uzwogira ngo nagasima vuga mfite biro umeze ute baba we Urisi uri ibikimwa shirina katwumve mama nawe genda shigabana muzi neza shana ari ngukumbuye bya nagiga nsenga imana ngavuga ati mukobwa wanjye ariye karabyo keza you know urahindutse ariko guteze ko gatuba keza shiri amafaranga yawe koko hari icyo utampa naba narinda shima umva se nyine nabitekereje wenda kureba ndavuga ati guhamagara ukaza ukisanzura mu rugo uregenze niwe ugomba kuyagurukana yego se ubundi niba ndapanga imitungo yanjye yose kugira ngo ndebe ukuntu nayikwandikaho urabeshya ayiwe no kuremerera kabuna mwe shiri nawe ntago ndeme aremera umupo kibazo none se uri gupanga gute kubona wava muri zirage tukibana shiri ngende ready no bungiye natanya nkazana ivarisi meze urumva ndashaka tubitware etape by etape gake nyine tugira tujishajisha ntabwo ibintu byose bitupfa kwinagana byose sicyo gaje iki kumana yaje warakuze warariye kabisa uri mu bantu bariye bambaga umuntu wariye muri nta kintu na kimwe nyema ufite mituweli cyane ubu ko ufite mituweli umwana nawe umeze neza nyonga makondetse nyonga muri state agira gutya gake ariko bana umwana uri bosha umvas ugupa gusoka se uyu munsi mfite n'abashiti banjye turibuze kujya muri shop karaga kikakukiye muri jisho nagomba ikintu kikwanduza ibi biki nagomba mushe kurumeze neza uri tayari kabisa umyeregitana umeze nka flower witeye profana kuguriye katwumve wow smelling good kabisa okay no reka tujye mu nzu urumva cyabinge nonda nabukumbuye cyane noneho wowe kindara mu ntebe rekanze nta kibazo ntutinde oya ubu nta kibazo kiba kirimo Mabo. Alo. Oui, mabo Jean. Warenze. Iya inzira hiye. Inzu irahiye. Ari nako mbizi niba mwaracometse ibintu simbizi ni inzu yahiye dore icyumba cyanyu ya boss niho gihereye gikongoka. Oya boss yagiye ubwo wikirirwa umuhamagara ngwino tuzimye Ngo kafata yihuse intebe zagurumanye za ntebe z'imifariso nizo niho zabanze guhira none bita bijya mu cyumba nacyo n'amashuka ubu yafashwe mabuja yihute we mabuja banguka amabati na parafa nabyo bigiye gufatwa nawe ngwiwe yakizimyamwoto nyereka ngwino twizimirize ariko banguka wowe ntabwo bataranyi bigeze baza
abaturanyi bari kuza ndi kubahamagara abaturanyi ndi kuza ndi kubahamagara ngwino parafo zitaraba mbemena hamazi ngwino banguka ngwino urasanga ngeze kugu banguka basi ngukibungo ngujya nguringa inkweto abasabana kandi igicucura yamana kandi igicucu abagabo b'iki gihe we kumbe ashutse mahabo zajya kwivuza noneho ubwo ngubwo kiriya gikobwa agiye agitimbagura n'urushyi yankubise nanjye ruraje rumukoreho ngakena amafaranga ugende ngo ugure inkweto ngo umuntu ushaka ngura ngo umaranga amasaha 5 ubwo yari ari kugira ngo rero ngo nyene ngo ntindeyo rero abana zangana n'agakingirizo afite inzu yahiriye he ariko seka ibiki hasi ko nkuyemo umutima nje nibere no kwa muganga uko avuga ngo inzu yahiye bro ibiki yini ndeka kuri nabi bose kinzobe mukanye muzende gukoropa obusare ko nande ariko ngani igikoko kinzobe cyamabegeza zani intebe mana yanshobora yazanye umukobwa hano mu nzu bose arabizi ko nanjye mba nishakirwa kwana akaza akamfunishwa niyo mpamvu mubwiye ngo inzu ikirasha kugira ngo ubanguke rega jewe yayindi hano bafite avuga ahantu byose niba ariko harasha umwotsi bari kubikora duga ndawubona bose nanjye abankumbuje ibintu sinakubwira ntava nyumva nzanira intebe hano ugwi kwimana pega igikoko cyiza kwe nanjye amafaranga nayamuha mfite n'inzu twakora mitasiyo nk'ay'imuhura umukobwa muramusangira uwo mukobwa muramusangira uwe uwo mukobwa ubwo yarimo hari indani yamutikuye kuva kare zana intebe rero nicara hano kano n'akagaye kaboze inyo ngo yazanye iki ndamwica genda mumusangire nawe mva imbere wiyumvirize iki ibyo uri kurumviriza mva ibyo mva umukobwa ararize n'izina yiwe bari mu gitanda cyane iyo nanone ndamenya ari igihe positeri yakoresheje positeri byumvirize gusa ngabo w'indashima rega nagatanga muri mu biki muri mu biki rero nabonye rero ibintu bisengeje arawukubita rero biratwengeje cyo guteka wari wahishije yomisha nabonye uko nikaze numviriza kuva kana burateka ryari kugende ni kuvuga ngo uva nagenda umukobwa yaciye hano ubu ha afite umugongo ko ukomeye umviriza ntacyo genda untekere cyane ndashonje none ufite nyasha yego genda ntacyo kunekera yakoraga ku bibuno nanjye bwanjye ndakunekera jya mva imbere mva imbere ntutume na n'indi mabusha ibindi byose ndavyimenyera
ndakubariye hano genda uteke umuceri kwa kuna bikubariye ntabwo twabigaburira indaya n'ibyawe hama uyu mugabo nawe ducanje nza kumukorera uraza kukibona kanumviriza kandi ndavuze uja guteka ariko mabo ko munywa uranye mbamaze nk'ukwezi kose cyangwa amezi abiri cyangwa atatu uja guteka banza agiye kurangiza noneho banza arangije yahereye kare n'izina ry'Imana bosi ni ikigugiwe nakubwiye ngo bosi nawe uzamuca inyuma nakubwiye ngo uzamwiye kuko nakubariye ngo ntabyo genda nawe uzamwiye kuko tubigira navuze ngo jya guteka wese ko yamukoraga ku mabuno wese ko yamukoraga ku mabuno we ko yakoraga kuri kiriya gikorwa akamugikora ku mabuno tumva ngiye gusanda bamfasha ugenda ukora ibyo ndikunda kubarira Turuka kabiri. Shigeze hano? nagaki Akarawundi ka kabiri nari mvuze. nyine kagaki Oya nahiriye kandi dukubita turondera muri salo nari mukubita pompaje ibana. Dukubita buri mwanya. Hagiye gusubira mu bitaka kabiri. None se ugarutse kashiri. bace bamvura amandagaruka Kwihutishije. ushaka nsubireyo Komande yaje kubihusira. Oya nusubireyo. Ariko bari kuva nose baguye imiti. imiti ndatumije kuyigura Si uva wiguze wajya ukayigura icyarimwe. watanga kuzana kado utanga ukore siporo Niyo mpamvu uri gukora pompaje rigari. Buriya ukimara gusohoka ahangaha nahise njye nabisharajaye ni kubita pompaje zendaga kunyica. nayibonye nabyumvise None se waba twigeze kugura imiti reka kwicara gutya urwaye nta miti ufite n'ikibazo gikomeye. kwa muganga abantu harimo umunaniro ukomeye cyane Kigira umunaniro kweli ukuza muganga gutya rwose kugura imiti wabiki. ndakubwiye ngo kwa muganga bansanzemo umunaniro ukomeye nta miti nkeneye nkeneye kuryama nkaruhuka ariko ukeneye amazi akonje. oya nkeneye kuryama nkaruhuka gusa ahubwo reka njye kuryama Kuki? Bituma baza mubwire banza bishiri. Urabona umuntu afite umunaniro aba akeneye kwicara hanze akumva akayaga nyine. Kuba akayaga kese kakunje kujya mu cyumba ukajya kuryama ni ibibazo bikomeye. Ni ukongera uburwayi. kandi kuguma hanze bambwiye ko atari byiza kuri jewe Umuganga ninde wakuvuga ibyo bintu bwakubeshye. Igana ndiga kuganga narabivamo. muganga yambariye ko nkeneye kuryama ndyamye Umunaniro ugakizwa no kuryama. Wapi pe? Ahubwo ashaka kukwica. Wewe gura kantu gakonjera ku muhanda ubundi uzuruhuke. Sibyo? hagiye ntarura gukora siporo Ndahira nakora siporo. igenda isubiza ko naje ngiye kuryama nazo nsanga mu gitanda Hakone napanta tuzikorera hano hanze. Ndimo muri sosana nanduke mfata akayaga gake gakeya undi nzikorera hano hanze. kandi bavuze ngo ugiye kongera ugakubita kandi kakabiri Nashatse gukubitira mu nzu ariko ntabwo ari mu bwo bugeshi wanjye gatutse niba nkoreye mu nzu. Ni hano hanze abahagije. Ahubwo guruka ahubwo ugenda ugura amazi ku muhanda ahubwo umwe kugira utaza gupfira hanze turiza guruka. numva ashaka ko no ashaka koga Bakoresha dushe yo hanze. what Bakoresha dushe yo hanze. kuva ajya nkusha dushe hanze Urarwaye ubusuyuga ugenda utazi gupfira dushe. kandi kuryama rero Sheri nawe ntabwo tujyamuriye se gutyo tujyamuriye gutyo kweli. Reka kamwe biragushobora kwitanga please. kuva ajya rero mbuza kuja kuryama Oya ariko naniwe ushoboye kuryama ugasanga uburiri bupfiriyemo. Kandi ngenda gukunda sheri aho kugira ngo ugira gute ndagukunda ubwo ndaba
urankunda ndagukunda sibyo sheri please ngaho ugenda ushira mu kajaride sibyo kwa muganga rero bari bambwiye yuko no ntandukanye n'umugabo gatoya nkajya kuruhuka uburuhe bwinshi mfise ari umugabo yaboneye buki uburuhe bwinshi mfise nyene nabutewe ngo nawe kubera ibintu dukora se oya usi hari ikintu ndamukora harubwo nyakubita se sarubwo ujya urenza kabiri se rero reka ngenda kuryama sheri ntabwo ushobora rwose ihangane pe sibyo ihangane pe ntabwo natuma upfa nanjye sibyo bebe please sibyo iki bebe ngaho ugenda wica muri jete basi muzaniye amazi akonje sibyo rero bwira ko karaya kawe gasohoka bwira uwo mukobwa uwo mwigeme nako sorry kumwitwa ibintu nyine bitarimo indero nyinshi bwira uwo mwigeme wawe ari mu cumbi wanje asohoke umukobwa urimo oya si umukobwa bwira iyo maraya yawe rero isohoke ize injire mu cumba maraya nazanye okay ngende ndayizanire wembarira ngende ndayizanire oya cyangwa uramwisohorera nta muntu uri mu nzu ariko uri mu nzu kabisa niyo aba hari aba yazanye na mitutsu ahisa nta muntu uri mu nzu pe mitutsu nawe akunda kuzana indayi si imico ye se hari umuntu utabizi niyo mpamvu rero nanjye kumwirukana aho rero tukaba dufite umukozi aba afite indaya azana indaya hano ukabyemera nta kibazo cyo kuzana iyo ndaya ntabwo ari ngombwa ndakura ngende gira gute ngende kwisohora sibyo iyo ugiye kunca inyuma uba wabuze iki wewe wabuze iki ntabwo nigeze nguca inyuma kwezi iyo unca inyuma uba wabuze iki wewe sheri nta kintu nabuze uriya ndaya wayizanye gukora iki wabuze iki ndakwica nta kintu nabuze ndayisohorera ambara neza utaza wowe wari kwa ntwara umugabo oya nani wowe wanzanye ntabwo arigeze urumva bisobanura nimubisubiremo nta kintu nakoze subiramo ibyo mwakomera ko hariya byose mwumve ko nabyumvishe nimubisubiremo rero jya vuba kuramo iyo kanzu kuramo ndambara ubusa n'abandi ndayikuremo ko oya n'umugabo wanjye yaguhaye zana hano kuramo iyo kanzu nirabyo niyo yakuguriye kuramwo mubisubiremo mbona hano hasi jya vuba ariko ntabwo twese dukora ibintu musubiremo rero nawe banza umukobwa ari kuramo kuramo ikanzu naza ndambara ubusa kuko hano hanze ntabwo usanzwe ubwambaye wowe ntabwo wari wambaye ubusa indi makumyabiri atera ntabwo uyita usubiye mu rusako wari urimo uratera hama nawe usubiramo ibyo kuramo nakubwiye uceceke ku gisobanuro si wowe wanzanye kubona nagahari murajya gute musubire mukoze ibyo mwakora subiramo kuramo byose ni wowe kuramo wewe kuramo ikintu kuramo jya ureka so byose ni wowe ngereka ngusobanura ndavuze ngo kuramo namo yafise kuko nawe usobanura icyo ku mugabo wanjye wasobanura icyo ndavuze ngo kuramo icyo gikanzu subiramo ibyo ukora n'umugabo wanjye nta nisana iki ukina mushikana mu myaka urabisubiramo subiramo ibyo mwari ko murakora urabisubiramo ntabwo ntuzi wayo kurikira ndayo rero kurikira ndayo ngaba rero ukwiye nyine banza ndekura ushaka kunyica ushaka kunyica mva hejuru ryavuga nyine banza wumve ndavuze ngo mva hejuru wumva ukuntu ibintu byagenze byose mva hejuru hari ubwo nigeze nterura uri hariya muri kubera hari ubwo nigeze nterura ntabwo nigeze nterura
yanda yawe kitamuka ubiyo kijya kunca inyuma cya kigabo cyawe cyabuze iki ubundi ntabwo nogwana nawe ntabwo notandukana nawe kuko nshaka nko gutandukana nawe ibintu byose ukabibura ndaguhima ndaguhana kuburyo uzicuza n'icyo wavukiye indira gusa ndakwereka rero ntandukane nawe sinotandukana nawe ndaguhana hahandi uvuga ngo kubera iki jewe umugozi w'igicucu nyine nkoze ikintu nzi ko ari icy'akamaro ntajya ari ikintu bitanga wenyine nyine ngende igicucu nyine ngo nta mubwonko mfite nibyo urita Tom izo wambwira ngo niyo mpamvu itatumye umubosi mwirukana uzi n'ibintu byabaye nkaguhuruza nzi ko yuko ngiye kukubwira ubwo nyine ngewe ndi umucafu ibingano niyo ntari kuguhamagara kamureka agakomeza gahunda ziwe hari nanjye wenda ari buntekerezeho ndakumva wakoze prama ibyo wakoze wahambereye kuba nakoze bitanze iki we rindira umusaruro wivuyemo ni uwu wihangane gatoya none washaka ko dutandukana uriya n'umugabo mwakomeza kuba n'umugabo wakomeza kugenda ukarata mu bandi bagabo ukavuga ngo uyu ni umugabo wanjye rega mitso kubaka sorobayirwa y'idarapo ahantu hose kubaka biragoye ariko gusambura birihuta amfata ibintu nubatse imyaka 4 yose ndabisambure mu masegonda ngo kubera ngo yanciye inyuma oya nagari kubigenda icyo nzomukorera nawe aziho yarihomyeko azokibona uzamukorera iki nyangwije ikintu utamukoreye kano kanya ni yigere umukorera numva solution ari kumwirukana rega hano ntabwo numwirukana ujya n'umugabo wanje nyene twashakanye kuvuga ngo hano bisa ko tugenda mu nkiko ibintu byose tukabanza tukaburana aha ushaka tuje kuburana ngo tubigenga ibintu bya pasu kubera ikintu kimwe ako boss n'undi nzoja kurondera nawe nyene uko bizogenda kwa nzoshaka na cari muto none se mabo tuvugisha ukuri wowe ishe mu mwanya wa boss hari boss ugufasha ariko kwanza ako kantu ko nkomeza kumvuga simbuka nyene ishyira mu mwanya we ari ugufasha byagenda bitubanza umenye ngo byagenda uko yari kunkubita kamnya Munyarwanda yabice mu mugana aravuga ngo ntukugere mukiba nawe ujye ukamugereramo oya nyene ko je ndi umugore yari gucahamagara iwacu nkaho nyene ari nkaki nawe hamagara iwabo wari kugira akantu kanje gisi ukora oya ntabwo no kwandagaza umugabo wanje gusikino naco nawe nza kumukorera azicuza hanyuma ubwo ngewe mbaye igiki kuri pose oya we wakoze ariko nawe ibyo nzomukorera mbaye igiki kuri pose rega nawe ibyo nzomukora uzobibona yewe yose ngo wamuneje amenya ko ari njye waguhamagaye ibintu yanumye ntacyo kimwe kiyaza amenya sinigeze ndamubwira n'ibyawe gusa ndabwira ngo azoza nyine boss ahita amfata nk'umubumbavu amfata nk'ikintu cy'ikigo gifite 12 gifite 15 none we nturi hano ngo twihorere ni ukwihorere rega ndiko ndavuga ariko wagize icyo ukora wenda akazadufatira mu cyumba turi aba babiri ukareba ikintu agukorera ukandobeshaho nk'uko nawe yarobeshejeho iriya nshinga y'umukobwa ukareba ikintu azagukorera tureke nanjye da undi muntu tureke nanjye undi muntu da wenda njye mumfata nk'umwana wanyu muzi ko nta kwipasa muremure ejo nzakubwira ugenda unzanire umusharanje nawe rega naje nari ndamufise ngo buki none ntabwo mufite zibo mama yego
reko ko nabonye yuko aza kubikorera hano naje nzi ndabikorere hano Ndashaka kubikorera hano. ndashaka kujya wampamagaye nawe uzomuhamagarire umubwire ati tabara Yego. Nze bambera ntabwo umujere wawe mu myutinga hanyuma njyana. Nenda wamuhamagara ngiye ubikurikiranye so. nyene wowe uri kushaka Babikora muri iyi system. bibaza mfatanye nawe ushana wanigayishije Njye. ese gumba kuzana umuntu rero Nanjye ndakubiye nkubiye nka 46 kwijana. jakoze ivyombo rero Nanjye ndakubiye cyane. jakoze ivyombo Ako bosi nawe ugomba kumubabaza. nacu uja kugenda woza ivyombo nta Nanjye mba ngendeye kumuhumuriza nkumva agatima. warakoze umumagara wa nta ikindi kintu kindi norenzako genda ukora akazi kawe bisubire uko byari bimeze sivyo nta kindi kintu gihindutse kandi ubwo bujambo guma wibaraguzwa ubuhagarike Bosi aramutikuye. Bavuga. meze neza Makuru message. meza nenda ukumbuye nenzi kumbesha kutaza kuza Bite sha? Bishiza. Meze neza? Meze neza. Makuru yanze. Makuru ni meza. Kuri hano. Ntabwo yakubwiye impamvu ndi hano se. Mufure mutekano. oya ni umukozi wa hano Umukozi wa hano? Hey. Ngendo Iteka do. Ni byiza ni byiza. Nikize? Ntacyo gihari. Umunyu washize? Munyura hari. Hey. namubwiye ngo ateke wasanga nyine yarahishije wabitetse neza Ntacyo gumanaza kuza muvugana. Anyway. Rero ndaza kuzaza kuri mugoroba cyanza gakije. utakorera ku mugoroba Bisa nihuta urabyihanganira ubwo tuzavugana. Okay, so. I love you. Okay. witeho Nabi. akazi keza Kado tukumwisha. sabayi Ariko bebe nta soni ufite. ade Uratinya ugasoma umugabo mu maso yanjye nta soni. ngo nde ntabwo wakubwije ko ivyombo wewe Ubuziga umaze kugira umukozi sasa. urarubona Ariko nagukoze iki gishobora gutuma usuzugura byize kuri urwego. wagize kuba nkoze iki aho iyo witewe ukazana indaya mu gitada njyamamwo tujyamamo je nawe aho ramaye agaciro nk'umugore wawe None revenge nta nukuzana umugabo mu buri bwanjye se. ndamuzana ahubwo uno musikaza gutaha mu ijoro ahubwo urarara kari akazi k'umukozi ko hanze ndamubwira aze kujya mu cyumba cy'abashitsi umukozi wamuje kujya mu kazi ko hanze kandi ujya mukozi umurondere impuzu nziza za kwambara kugira ngo uba bari ugenda mu cyumba cy'ataza aze kuza yitwa nk'umushitsi Babari umbwire ngo naguma naryamana. kandi tubyutse Niki nabana nagukoze gishobora gutuma umangayikisha gize. ni cyo nkoze Umuntu kamuzana mu nzenge nasoni. kugeza isaha nuratahura amafuti we wakoze rero niyo gorana Ariko ndabizi ibintu nakoze kandi ibintu nakoze ntabwo bikwiriye kunyishyura gutya. ndakwishura guhe kundi ngene nza n'abacamanza hano baze kuducira urubanza Ariko nimba nakoze amakosa sinagomba gukora amakosa. Yinjira dutandukaniye. washaka nkora iki nitore ndire uzunse imbabazi ndakubwiye ngo nangore ndakubabare kuko yanciye inyuma nanye mu gitanda iyo ugenda ahandi mbega Ntabwo ushobora no kubikora ubishishe. Ntabwo ugomba kubikora imbere yanjye mu maso nari yanjye. nyobewe ko wonca inyuma ahubwo icyo nari nyobewe ni uko woza n'umukobwa hano mu gitanda cy'iwanje gusa ntabwo nari nyobewe ko woja kunca inyuma sibyo Shira mba nkubwiye. ntunkoreko Umaze kwinjiza umugabo utanyera kumubita nasoni. ahubwo ndamuhamagara ndamubwiye ko urambangamira Ubu nugiye gusajya inyobora urugo sasa. cyakoze ibyombo cyangwa ujya kunda yawe cyangwa ujya kuryama hehe mu kazi k'umukozi egana wari uzi ko nzobigenza gute mbega Mu nzu nishura njye kujya mu nzu y'umukozi. wishura Okay. hey Shiri basi please kankubwire sibyo? Ndabizi ko naba nakoze ikintu kikakubabaza ukababara ukumva urababaye koko sibyo? Mbabara ngusaba imbabazi bino bintu bihagarike. sinababaye Ndabizi ko nakubabaje nubwo wababaye ariko ntago ni ngo yishyure nkanye nawe waba utaniye nanjye. Ntabwo ushobora gufata imyaka ine tumaranye ngo tuyangize gutya sibyo? Ikosa narikoze ndarisobanukirwa. Basi mbabarira sibyo? Please ngusabye imbabazi. Sibyo? Ibintu birambabaje kabisa. ikikubabaje ni cyahe
yo kuzana umugabo mu nzu none uratinyukaza uriya mupolisi ndamufashe mushyize hanze uzimujyamo wewe wari wazanye ari dendo cyangwa ariko ntabwo nagiye mu nzego ari wose kanje nirukanka inyuma ya polisi umugabo wanje nciye inyuma umugabo wanje ndafatiye n'indamu epa hano tujye kuza turaryama jewe nuriya mugabo abonye kandi ufite izuru gatoya akumena sishyize guhana okay basi nizere yuko niwaza gukoropa ari hano ari uzokumva umeze neza cyangwa ugende banza nyumve babarira please umugore wanjye tumaranye imyaka 4 mbabarira twipfusha ubusa sibyo sheri please sibyo mbabarira ntahaga ibintu byashoboka kabisa ibira biri byose wabitanguye uza kuzana imara ya hano nabwo wambona we hwashe ariko kuki ubona kubwira n'umva ubundi ndagusaba imbabazi kuzana umugabo wagiye mu rugo rwose inde njya mu rugo rwande utabona kunkanga wewe hejuru ibyo wagiye kuzana kamara yo ahubwo reka ngiye kumuza ndamubwagaruka baravuze ngo umuntu agomba kubita umugore ujya sinagutikura nkora oya nyica nkorako ntushaka kugende neza wakora ibindi bintu byose ko ntiwankubita mwagiye kubikora se mu nzu yo genda muzanye wakora ibindi bintu byose ko ntiwankubita namuzanye mu nzu yanjye nawe mujyane mu nzu akujyane mu nzu yiwe ariko turayisangiye urabizi tuyipasure none hano ugiye kureba oya ugiye kureba uriya mugabo ubona nta mugore afite na famille afite kuba mufise aramufise none ugiye kwagiza urugo ugiye kwicugurwa abandi hamahubwo wangije nako turacyari kumwe mu nzu ntabwo ari ngombwa ujye gusenya n'urugo rw'abandi niko nakwihangana mbe uzi umutima wanje uboze bingana gute okay ndabashyira hanze ibyo mwigira mwese uratugira gute ndabashyira hanze uradushanze none ndebe kuri umugati ari uhomba cyane ahomba cyane wese ntabwo ahomba okay genda kora ibyo ushaka byose ariko sheri umva nkubwire ubundi shiri uwo mutima wanjye so kandi so shiri wewe mtusu karame boss ngino hano mavuta yanashize ugafata ibintu kabijwe kuriye yashingaje mama bwa kamavuta yashize mu gitondo nari mugora amavuta yashize nta kintu kimwe mubikoraho hanyuma muzaye mugira ibyo bitari mama ni wowe washutse uriya mugore kugira ngo ajye gukora uburayi ngo iki iki uzi ko muvuye ndebye ibintu noneho njye numva inseko zirashira umujinyinshi mbese ni wa mushutse umujyana mu burayi yewe muriye he nawe se nawe barayimutibitse se yifate shabazira umuntu w'umugabo nawe wabanyira bimenyese ngo umugabo yasetse ngo ngaba yishimye ni ukutuma tugenda mu muhanda gutya aza n'umugabo mu rugo rwanjye wiki yazanye umugabo amushyira mu buriri bwawe ntabwo bizamukore amusome ndabyitekereza nkumva igitwenge cyanje ko ari umujinya amarira y'ibyishimo muciye inyuma ariko nanone ntabwo yagakwiriye kukwigana kubera ko wowe uri umuntu w'umugabo biranumvikana yifate anca inyuma aza n'umugabo mu rugo rwanjye we ko wazanye umukobwa mu rugo rwe nimba namuzanye mu rwanjye ni urwawe koko kandi ni urwawe ikigabo nahise kimufata kiramusoma imbere yanjye hariho ntabwo byagaragaye ubu nabuze iki ku buryo umugore ashobora kunsuka bigeze ku rwego ntabwo bigaragaye neza rwose bose ntabwo byagaragaye neza pe birambabaje pe ariko yakwishyura ariko nanone anyishyura mu rugo rwanjye yagera akanyishyura mu rugo rwanjye ariko se bose tubitekereze wenda reka tuganire ubaye uriwe uyishyire mu mwanya we mu mwanya wese najya gufata umugore nkamuzana mu rugo rutari urwanjye uriya mugabo niba mukunda amujyane mu rugo rwe nanone ikosa yakoze ni ugufata umugore umugabo akamushyira mu mashuka yawe mu mashuka ngo ndi kadogo ngende kadogo ngende wowe yakwite kadogo isekere imana nyagasani we shaka umugore aramenyereye pe yakwise kadogo umugabo yakwise kadogo ariko ashobora kuba afite ruvakwaya umupolisi arimo arankanga kubera ko ari umupolisi ahubwo aragushyiramo ipiyo ntukomeje ubuze ikintu mvuga ndavuga ati batandasa kubera ibintu by'amafuti ahubwo se ko nigeze no kumva baguhamagara ngo kabebe
oya byose babinyise ubu nashwaye nasebye rindire kuri umugore aza tukaganira nkamenya nimba noneho iyi nzari iyi cyangwa ari yaje ariko nanone bose uriya mugore wawe ubanza utamupasa gitwe neza ukayiha abandi ibyo ntabwo bikureba nawe amaze wabyiwe burira ni ingeso nziza koko tujya tuvugisha ukuri birambabaje buriya ndumva nazi ukuntu umeze kabisa ni iki namuhaye ntabwo nsa n'abandi bagabo se hari ubundi bityo cyuzuyeho ikibazo ufata insoroba yiwe ukayihereza abandi akababara ariko namusabye imbabazi buri munsi nsaba imbabazi buri munsi nagashaka kunyumva wayihora usaba imbabazi bose ntabwo bishoboka nawe ujya umenya kuriya nawe ari umuntu mukuru kandi abashyira mu bwenge sibyo namushyira mu bwenge yose ubu nkuriye uzi ikintu ugiye gukora ngewe inama nakugira kandi unyumve nk'umuntu ntunyumve nk'umukozi unyumve nk'umuntu w'inshuti yawe fata umugore umwicaze mbere na mbere ujye utera intambwe umusaba imbabazi atava hano agenda ugasanga nahukanye atwawe n'abandi bagabo kandi bose ufite umugore mwiza ejo atazanagutera sida ugasanga hari ibindi birwara guteye ugasanga utangiye kureba abana batari abawe fata umugore umwicaze umusabe imbabazi nifate yemanuke hasi njye kumavi musemba imbabazi ntabwo mvuze ngo upfukame mwese nimusabe imbabazi noneho ariko aba ari wowe umucira bugufi uri kunyumva neza hanyuma niba arakimba mwe mugakora mwisanzuye hakwamo ibintu by'imbabazi akombaze naje ubundi waranomfeshejwe yicaye ahangaha waranomfeshejwe rwose biba bintu rwose ntibizongere bose ntibizongere pe sinakubwiye ko nzongera kubikora hano muntu fata bose fata mabuja umwicaze muri salo umucire bugufi ejo nagenda bakamutera inda iriya nda uzamenya ngo ni iyande akoze ko ari byo di uzamenya ko ari iyande niwandura sida yikuzana cyangwa akakwanduza imitezi uzamenya nde wayikwanduza sigabo wewe uri kumukira asa nkaho kirwaye njye nakibonaga wakibona fatirana urabizi njye gusaba imbabazi hano n'ubu uyu munsi ngira inama y'abagabo cya bugufi maze cya bugufi kandi cyo gukundira urumva nta kibazo iki kintu hazi cyawe ukizirika ukizirika kabisa tiku za buri munsi murangiye kuzajya nitwa nk'ushobora kukugira inama umuntu muguha ko mugira inama usenye undi muntu uzongera kuza hano tuzamusangira kora ko nanjye aho gukora mwerabiri umva rero nkubwire urambaza iki banze wumve se ndashaka ibintu byose byabaye nta n'umwe ushaka kubitekerezaho sibyo hakuri igicucu soroba ufite ubwenge aka kanya uribagiwe uribagiye ibintu madamu wawe yankoreye uzi inkoni yankubise iminsi nazirwaye biriya nta kintu bivuze nta kintu bivuze rego revuga n'umunwa wawe bivuze iki nyanyanya icyambere nuko ndi hano nawe ukabura ahangaha twaba tukiri kumwe kandi ikintu cyacu ntabwo kirangirika soroba uri umwana mubi kunzana iwawe ubizi ko umugore wawe nta hantu yagiye ugatuma bankubita kuriye kandi njye namupange wari wamupange none yagarutse gute yaragiye kwa muganga yagarutse ate ni kwa kundi ibyago bigwirana urumva kandi bimwe ntabwo byitwa bikuru urukundo rwanjye nawe reka soroba byarangiriye hariya n'impamvu nkwitabye nkaza hano ni ukugira ngo nkubwize ukuri ibintu wicara ubizi uzi imigambi mfite uzi ibintu ndi gupanga se ariko ndasetse koko ngaho tekereza umugore wadukubise kuriya turi babiri nanjye ngo nabonye za magabo cyakuri uri imbwa pe narakubonye umugore wakubita kuriya uzi impamvu uvuga gutyo ntabwo urabona umujinya wanjye niyo mpamvu uvuga gutya ngiye ndashaka kumufata nkamushyira ku gikuta nkamutsindagira mwimfuze ntabwo nabikora kubera ko ari umugore rero sinarwana n'umugore ngendeye iki cyawe none Okay, hagerageza abagabo bazakwiyenzaho turi kumwe basubira ibintu. Wari guhera ku mugore wawe ukanyereka ko mfitiye urukundo. Soroba nakubita umugore nawe ushobora kumutikiza ushaka nabona gukubita. Ariko hagira umugabo kwiyengoza hariya ngiye tumwereka. Ko nabonye nawe agupfunyapfunyara. Nyina napfuka ko umugore agomba kumfunyapfunyara ntabwo namusubiza. Ibaze mukubise igipfunsi akahita arambika akahita hariya. Soroba. Wabusigaranye ndese. Nta kintu nzongera kuvugana nawe pe kandi nyumva. No. Nyumva. Vuga utankora. Nyine banza wumve. Ibi bintu byose bibaho kugira ngo bitwereke inyigisho bitwereke cyo gukora urumva iyo biriya bintu bitaza ko nagore kumenya ko umugore afite amahane tumenye ukuntu twiproteje nyine tujya ahantu hasobanutse uracyankunda ndagukunda urashaka ko tugumana
ntabwo nakwanga rwose ndi kukubaza urashaka ko tugumana njye nawe ndabishaka tandukana n'umugore wawe sunshaka se ibyo bintu waba ubyirukanshije bana tandukana n'umugore wambwiye n'undi ko imitungo yose ikwanditseho ushaka kuyimpa musore muri iriya nzu nanjye ndayitanze sha turabisikana noneho utugambo yambwiye ibyo bintu ntabwo wahita upfa kubikora gutyo ni etape by etape ngaho ndeka rero nese urambaza ngabanza ngo gatoya sibyo sinabwiye ko mfite n'umurima nahanda nkwandikaho umurima iby'inzu nkabipanga gake gakeya ziga niyo ntangiriro first step ya mbere nyumve nimba umugore wawe ashobora gufata njye nawe akadukubitana turi kumwe ubu hari inkovu nimwe ufite ngo yarakubise ngo agushyire ngo turadushyira gucisha kabikangahe ngiye mikunzi nambara ipantaro ireshya gutya imyenda miremire ndi guhisha ibibara byanje uri kumva neza tujye kwa muganga nkwishyura amafaranga bigukureho umva nkubwire sheri ahari igisebe yakize hitwa inkovu uri kunyumva none se nugenda ukamvuza birakuraho ko nababaye akomeka amafaranga sinaguha ko nakwitayeho n'iki natakoze kweri ibyo ni imwe wamaga amafaranga uko nanjye ngwibyishimo turagendana ibyishimo uri kuvuga se njye ntabwo nabiguhaga ubu se ninjye waryoherwaga ninjye uryoherwa njye nyine ntabwo uryoherwa impamvu waje kunshaka nuko ibyo umugore bitari biguhagije niyo mpamvu waje kunshaka kugira ngo ubone byinshi nawe impamvu wanyemeye nuko nyibyo nguha nyine nibyo nadaho umugore wanjye tureke gushwana soroba turi abantu bakuru ikintu njye nakubwiye tandukana n'umugore wawe njye dukomezanye nimba utabishaka mama horo yanjye undeke rwose miki nzarya bike ndyame kare umugore wawe ntago nyeneye umuntu wanyica ndi muzima akosara kwicira iki telefone mbona mfite telefone ndayikugura nimba ari ushaka subizwa phone yayinyatse kiryanjye amahoro asembe urabiki tubyubishe kimwe noneho ariko nanone yibanze imenza bureka dunijana kuguhamagara wowe zira kuri kubyumva wowe nubone nisekeje yango birashimishije yishyuye yanjye umugore wawe yatwaye uri kunyumva neza ushatse kuvuga ngo beteri narangiye birarangiye nge nawe nta kintu kizongera kuduza yishyuye iyanjye umugore wawe yatwaye avuga ngo arayinguriye nta kintu na kimwe ugenda uswapurisha ugenda ukore swap banza nyumve ngayitondaga ndayitwara ngitwarisha zamwereke sora ba ntunkoreho niza gato ntunyegere nyine niza gato nkwe musimukadi umugore wawe yantwariye phone ugira ngo ndiki reka nkure musimukadi telefone se niki ngiye ko nagwana n'ibiki byose nari genda ugure indi simukadi nimero za ziri kuri umva ntumore tudashwanira hano naribi ngatubikore mu buryo bwiza sibyo ngangwe none sibyo nyime nkwe musimukadi utwo nyemerera nta kibazo ko tugambo nako kari mikeza kubagabo ndatuzi urukumva ari ikintu cyo gukora gishyashya none uratwa simukadi namamaga kambura ndamwita mubwira ati kukazi ikibazo nabo ndababwira bashaka nimero baguhamagara iyo ni simukadi ni akazi ntabwo bindeba ariko akusikura umusazi ntabwo rya ngo ndi ikigori ntabwo nari nkuzi nanjye kukumenya menya rero ngiye nakubiswe ingana inkoni zingana kuri iwawe umugore antwarira phone ubona njye ndi ikigori ntunankurikire kandi nyamara iyo telefone yagukoraho zibaho uzi ko ushobora kuyijyana ukaza kuyigarura uri gukambakamba ndeka nawe nyine nakubwiye ngo sigara ngaha kweli ntawe usigara jya ugiye ndakwangaga ndavuze gusigara gwina ubu rero ngo niki ndagukurikije uzi ndakubwira ibintu wumve turebe ndekura ajya ashaka kwigira ukaga umunyaminyuma jenige kwirira ifu ntabwo uvanga wambaye gutyo ngo nye ndagena yambaye kuno uranitse kereka nimba utari umugore wanjye umugore wawe he uri iki ariko genda ubwe yamaraye yawe uyize aba ari utegeka ukuntu yambaye urumva ko ari maraya ndabwira umugore wanjye nyine sawa rero just nkiri umugore wawe rero najya ngiye kureba imaraye yanjye subira mu nzu subira mu nzu yego uri kwajya nkaho ujya mu ndabire rero we ndavuze ngo ndakura ndavuze ngo fungiye pesa ntabyo mfunze fungiye pesa ntabyo mfunze ntabwo uva hano kaza kunyifatira ntabwo uva hano ngorane ndahava ndekura cha hano ngede he akuru usikura nkakabwa kawe je urumva utari kunsuzuguza abantu bose kugenda baba umugore wanjye gukurana n'undi mugore anga n'undi mugabo mu rugo rwanjye wagiye mu rugo rukamusanga se ubundi ariko abagabo mufise ubwibone ntazana mu bukura ni kuvuga ngo wowe waritoye urankinyumuze uzana imara yo mu gitanda canje njyamamwo je sinabigira intambara abantu barabibonye nta ngorane kure kuri umugabo ariko amabere iyo yacitse n'umugore aba yagiye gucinya umugabo burya ngo nyine amabere yacitse inka yacitse amabere iki naje renda ngiye nkora ivyo wakoze turayenye niko bigenda nawe ntabwo ugenda ako ngo niko njya gusuzuza okay tujye nta kibazo aza gufata hanga noneho nagira ngaraje umuntu ukubona hanze wambaye gutya aravuga ko utari kunsebya wowe ndikunda gusebya
ariko iyo nitora nkaza guhamagara abantu nkatera induru nkakomagara nkabwira mu ntabare umugabo wanje kanci inyuma ntabwo ari guseba byari tugahamagara abantu bakaza bakatwica cyangwa bakatuganiriza kugira ngo baganiriza ndende nawe hari undi urahangase se nawe tuganira cyanga hadi nta nubwo ufite amagambo peri ndavuze gucanga ntiturwanira hanga narakwihoreye biri narakosa ryagemire ndavuze ngo ndakoraho she ntususuko nkorako nundi muzi akuze ko nasone kigira none uzigana nkubita aho no kubita ni hehe ntugire ngo nacyagira kwihoreye urumva ubu nayo nagucishamo cishamo nta kibazo turembwa n'umugabo hano cishamo wowe batikunda gutinya wowe ntago meze nkawe ngiye nta mugabo nanjye ntago meze nkawe oya cishamo gato upime gusa gato abaze ndakwe ese wambabariye undi ngo mfukamira hasi ngusaba imbabazi fukama cyangwa ubire kurundi afukamira nde wowe soni mva kubwire bari kwande kura ntago ari kumuri kwanyumva wowe ariko yari kuvuga ubazi ko mari kunabwira igiti wewe ubona here ndiko ndakubarira nanjye ndakubitsika kamara yakawe uyu ni pe nashakanye nawe ni jewe warambyuriye je nari nsinziriye ntabwo we nakura ntabwo nenda kwitayeho ko nari nigize intama hano iri yari intama ibana nayo ariko ntabwo je nari intama nayo kirura asoni kagaye wite ukankura ari narakubona wereka ibyo uvuga byose wakitwa umva rero kumura muri mudure nyene nsa neza kugira ngo uramuhamagara gusangaza gukuranga nimba bidashoboka nta hantu ujya ukunyumva cyangwa ubundi shaka kujya kumuraba nsa neza urumva umuntu aba yakwihuruka ndakuze ngo hano peri mbabarira turwanira hanga please kagabo kwe mwaho nite ngagukubita kwe nkubita nimba nkubita ndakubita umuntu yakurika n'isoni urumva rero wihaze nye pima ko nako barenga upima ariko bikakunanira n'ubukiri dabukunanira ari no mu mubiri we ariko man ugendo watunayise zo ngeza afumva n'ushaka kuzibarahanze gusebya abantu nta n'isoni ujya kureba imara ntabwo zino nyose genda umurebe ujya kureba amara genda umurebe gutyo bayiki urasuzuguritse ni ngo usebye mu bantu bose ngo genda umurebe genda ubwo ruzi yuko ndakuvugira genda nyine umubwire ngiye kumuraba nyine kucyo bigize sibye nuko amwe ngenda muraba nankanga ntago ari ngombwa kumuraba rega buriya ushaka izina aya matayi nta wari wabonye ndayabona ikosa ikoze nabo iki kintu wari wabuze n'imbwira ikintu wari wabuze rero kugira ngo ugende kureba umukobwa nta kintu naguze no gusa nisita ni kuvuga ngo wari karagahimba ushaka kurenza ku kandi wari uhimbye seberi nkora iki kweli oya sagahimba wari ugiye kurenza ku kandi basi mbwira ikintu wari wabuze basi mbabarira sibyo musabye imbabazi mbabarira pe urabona ni hahandi sheri imyaka tumaranye pe mbabarira ntago ndabizi nakoze gusa ariko ndasaba imbabazi kandi ntabwo nzongera pe sibyo mbabarira kugira ngo ujye kwiyandagaza nzongera gukora icyo ariko kongera guca inyuma nura mukobwa naramukatiye ndabyemeye pe naramukatiye nabyo utazoje kugura imara be yari imara ya cyangwa yari umukobwa muri kumakundana yari umukobwa ntabwo twakundanaga nyine twabonanye gakeya birangira ko ariko mwe muko murakundana nta nubwo nigeze muvugira none kumuvisha kuri telefone nyine mwe ko murakundana mbere ko umuzana hano ko none urukundo rwinshi rwari rwakorenze ku by'umuzana mu gitanda canje okay twarakundanye gusa ntabwo nahise nsaba imbabazi ko mwe mwakundanye rero gendera urukundo rwawe rw'ubuzima bwawe bwose jewe ndeke ariko itegeko tuza kumatumana muri iyi nzu umugore wanjye ntabwo nakureka oya je ntabwo ngira umugore wawe naye nsikefise undi mugabo imbabazi pe kandi mbabarira kwikuza ni ikintu cya mbere sibyo ntuzosubira gukora icyo ariko ntabwo nzongera guca inyuma sinzongera gusambana ndakurahirira pe numva baruka amahirwe y'uyu munsi shiri please mbabarira pe sibyo bitekerezo please mbabarira sibyo musanye imbabazi pe uri kurabona ibyo nyine ukora nenda ndamutse ndabikora nyine yuko nawe bigomba gukureba ntabwo bishoboka wowe uwanjye nta wundi mugabo ugomba kugufata sibyo kandi ndamufise uriya ntabwo agomba kugufata nta nubwo mukwiranye sheri sibyo please mbabarira pe se kwirana n'umuntu ni giki gute dushaka kubana nk'uko gato ukazana ibintu by'akagayi ukazana imare basi ugenda kubikorera ahandi bazi ntabwo bizongera reka amakosa igihe ngo ubwo uko ushoboye just ndabimenye rega hari igikosa riza kugira ngo rikwigishe ubuzima reka nizere ko bitazosubira habe n'akantu na gato kubera yuko hoho nase gutandukana nawe kwana haye agaciro k'igihe cyose twamaranye niko bimeze ariko ntakubeje uramutse wongeye kubisubira je nawe tutandukanye burundu kandi ntabwo bizongera pe sibyo ngaho hamagara umugabo mukatire ndakubabariye mubwire nyine asubiriyo ntigiye azanga ndakubabariye nyine ubwira umugabo naze mu rugo rwacu wowe ndakubabariye
byonyine nta bindi. kumbabarira agiye kuza gufata bimaze iki mukatira nanjye mari sibyo dore ngwara nageze ibishiri please gerageza sibyo Umukozi nawe yakoze Kado wakoze agiye kukubwira nta wundi abakozi bagira amafoto nimba wakosheje inda wakoze iki wakoze iki Sobanurira ansobanurira iki wakoze iki yakoze iki ibintu twavuganye byose sibyo ndambwira iki nyine wabivuze se Nisiwe ndi kubaza yakoze iki wamubwiye ko yafashe decision namubabariye umubabariye yambabaye ko bari bike ni ibintu by'urugo twari twabakisemo ahubwo nakubwiye ikintu namubwiye kumubwira umubwire wajyanye n'ibiki ibyo nakubwiye kumubwira ajyanye byanyuma kumubwira se ngagenda ntabwo ndi gusobanurira ibintu byanjye gute nyine namubabariye eh nsabye imbabazi nyine byayo nyine byakuzanye okay bofre haguruka ntabwo nimba wasabye imbabazi rwose meze neza ameze fresh kabisa meze neza nta kibazo oya nangorane namubabariye n'inkoriki namubabariye yambwiye ko atazosubira gusa niyasubira ashaka ko nzoguhamagara uje kumumfungira kirazira gucinya umugore mwashakanye shaka urukundo niko bimeze ikindi ntabwo ngenda umwinjira mu rugo rwawe wamubwiye nabyo oya nabyo nabwo mubarire nyine uyu yabaye yakuriye muhira ariko ariga yahabaye imyaka nk'itanu rero ni nka musaza wanjye nako utari umunsi ntabwo nari mbizi rwose natekereje ibintu bitandukanye n'ibyo wumvaga ndi umwinjira ntabwo umusoma gusa nyine nagomba kukubabaza ni impamvu nyine nashaka gukora ibintu bijyanye n'ibyo wakoze kugira nawe wumve ukuntu wababara uramutse ndabikoze uri kubyumva umuntu yaguciye inyuma uko biba bimeze ndi kubyumva birafure uri kumva nyine uburibwe wari urimo nibwo buribwe umugore wawe nawe ari guca muriro kuki mwumva ko nyine guca inyuma abagore banyu babiborohera sha ntabwo bizongera uburibwe wacagamo rero nimba wabwumvishije nabwo buribwe nawe aba afite iyo wabikoze sibyo mba hari ikintu kitagenda neza ariko wumbarira hama nkagikosora ahubwo ngo ujye kunca inyuma nzajya nkubwira iyo nkubwiye ukanzanira indwara kwera ukanzanira nka sida nzogwara ubuzima bwanjye bwose noba nziziki kaje nibereye ntabwo natanibuka kwirinda iyo abikoze ndirinda birafure ntabwo natinye ku mugore wanjye naho ukwirinda rega na hepatite byarateye yaba nk'ubu turwaye ama hepatite kubera wowe ukazana none mu rugo rwawe sha ntabwo ntunabikoze unabikora mu ibanga ryawe ukaribirinda umugore kubimenya nabyo ntabwo nshaka zobikora oya ntacyo nyine biragoye ko umuntu yahinduka oya nzahinduka nahindutse ntabwo nakongera rwose ahubwo nawe sawa nuko rero ubwo njyewe nta kintu cyakinzanye nimba byakemutse sibyo mubane neza mwubahana mukundane nicyo mwashakanye sibyo cyo kwiteza abantu ujya gusuzuguza umugore wawe ujya mu tundi turayi ubwo wumva uwo mukobwa iyo bahuye mu nzira mufata gute niyo bahuye mu nzira nyine azi ko aryamana nawe azi no mu buriri bwiwe wumva amufata gute ari neza kabisa gusa byakosoritse nta kibazo kirimo kandi isori kuba ngushizemo inshinzi gushizemo nari mbizi kuri uri boyfriend ko nagira ngo byibuze natwe twumve sibyo nambwiye nazo kubabarira tuzaragutimbagura aho biri ngombwa ufate nk'umukozi ntabwo bizongera bijya kujya kuri level y'umugore wagusuzugura mukajya gusubizanya n'umugabo ushaka so nuko rero ngaho musigara amahoro mubane neza nta mpamvu yo kugira ngo mubane mucana inyuma kandi mukundana sibyo hari ikibazo by'umugabo bamuganirize nawe hari ikibazo uganiriza umugore wawe agikemure nimba atana nakuna meza agenda ashaka hano yongeze sibyo nawe ari ukuntu wenda umugabo ariko we ntabwo birakugeraho wenda nta kibazo mufite hose oya nangorane wenda washobora kuba ari n'irari ugufitiye abandi bantu ariko nawe mu gitondo hari ukuntu akunda kungoramo buri
gusa ubu hari uratwunze nk'umukuru wacu abyumve basaho uze kundamukiriza madamu nawe unamenye impamvu kandi umugabo ajya gutekereza guca inyuma sibyo hari impamvu uri ibi bitera ariko tuyimbarira n'indi hari nuko rero usanga tuzasubira nzagaruka rero mwatetse ubugari turye tuganire sibyo sawa madamu Tiyambo sawa sawa reka tugende kurya nzo kumaze iminsi utaki ahubwo ndabikumbuye iminsi waranyigishije